Pretty girl, look my side. Nashaka kuwanjo magato. Yo, welcome back on Live Life Freestyle Show. This is another day, this is another show. My name, what I'm saying. My name is Holy Steven, and that's my name as usual. And I'm with the different guys here. I'm not going to take time for you. This is what we are going to give you. Last time I was here with my friend, like Angel. Yeah. Are you alright? Yeah, I'm good, bro. You're good? This is what we have. Iyi ndirimbo yitwa Why ni y'umusore bita Kenny, ni umwe mu bantu babarizwa muri Live Life Freestyle, and then so turagenda tuba tuyumva muri background yacu. Ni igihe kinini tugiye kuba twabana amakuru atandukanye, umutumirwa turamufite ndetse n'ibindi bitandukanye turi bugende tuba tuvugaho. Topic y'umunsi nayo irahari kandi turaza kuba tubaha byinshi bitandukanye. I got no question, follow my lead. We go like Kikong, Murinda Mate, Gong on the way on my side. Everywhere you ride. Angelo, Oui. ikaze mu kiganiro. Thanks, bro. How are you doing today? Yeah, weekend yari fresh. Nta hari ibintu nakoze muri weekend ntavugira hano ariko turaza guca mu gikara. So funny kuri Mike kurikiraho. Man, it was really good. Just working, like just nothing working. fun, just working. Introduce yourself, my brother. So I go by the name Ivan Zil. Yeah, but Zil is not like the name on my identity card, just like Ivan, my work name. just like that. It's a nickname. Yeah. Angelo nawe yitwa Nyir'Urwanda. Of course, yeah. Wagabanye ryari mwa? Njye ndi nyiracyo, bro. Ni wowe tuma tutabona imigabane wacu, by the way. So uyu munsi rero tukaba tugarutse mu bintu byinshi bitandukanye. Ngira ngo wenda abantu bamwe na bamwe nibwo barimo kugenda abumva ibintu turimo tugenda dukora. Uyu mujyi tugiye kuza kugira ngo tuwushyushye, tubigeze ku rundi rwego. Angelo, turaza gutangira wenda n'amakuru agiye atandukanye. Ikiganiro nuko tuba dufite amakuru, dufite umutumirwa w'umunsi, ndetse dufite na byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi wenda reka mpere ku nkuru ziba ziriho zitrendinga n'abahanzi b'abastari, n'ubundi tuba dufite yaba n'abanyamuziki n'abandi batandukanye. Ariko ni inkuru y'akababaro ngiye guheraho. Umuhanzi witwa Lowe James yitabye Imana ku myaka 82. Buriya iyo umuhanzi yitabye Imana, my friend, Lord James Day today. Yeah. Nowadays akaba yitabye Imana, nibwo ibintu byinshi byamenyekanye last night. Yazize iki? Ni urupfu rusanzwe mu itangazo ryashyizwe hanze ku rubuga rwa Facebook n'umuryango we. Bagize bati papa simuza umurage w'ijwi, urukundo n'ubuhanzi budasanzwe. Ku isonga hari mama wacu Pamela, inyenyeri nyamuyobora ndetse n'icyerekezo cye cy'ibihe byose. Akaba n'umugore bari bamaranye imyaka 62. Tuzi neza uko yakundaga uyu muryango mugari. Rero ni umuhanzi usa nkaho San Luis ibiswe muri leta ya California ku tariki y'ukwezi kwa gatanu muri 43 nibwo yavutse. Akaba yaritabye Imana ku munsi washize ku wa mbere ku itariki ubwo ni ku itariki ya mbere. Ku itariki ya mbere ku cyumweru. Yagiye aba mu matsinda agiye atandukanye, The Sanction ndetse n'andi agiye atandukanye. Muri 65 yarari nibwo hari itsinda ryari yashinzwe muri Los Angeles ryitwaga I Had Too Much Dream Like Last Night. So yasohotse muri 66 n'indirimbo, ndetse yanagiye kuri Billboard Hot mu ndirimbo ijana zakunzwe. Ni n'ikintu gitangaje kuba Billboard zari ziriho muri 66 muri United States.
It's crazy. like billboard z'iwacu hano ziri he billboard zacu ziri he Music industry yo muri USA iri too away from us, man. Like baradusize kabisa. oya baradusize. It's been a very long time. andi makuru dufite nuko uwitwa Burna Boy yifatiye ku gahanga abanenze igitekerezo cye yagize cyo gutaramira ubuntu muri Burkina Faso For free. kumuhanze nka Burna Boy uyu munsi uri kuri net worth ya miliyoni zirenga 25 z'amadolari kuba yajya muri Burkina Faso akavuga ati ngewe ndashaka gutaramira ubuntu njimba numva atari ikibazo. Uze kudufasha usobanura abantu batari buze gusobanukirwa net worth kugira ngo bumve n'uburemere bifite yabashyire mu manyarwanda ngira ngo ni muri Iva araza kuvuga kuri net worth. Net worth yeah, explain man. Yeah. So net worth isanurwa mu buryo bwinshi butandukanye, gusa mu buryo buri simple. Mu buryo bwa mbere kuvuga ngo ibintu byose umuntu atunze, umutungo wawe wose bawushyize hamwe urwo amafaranga angana gute. Bwa kabiri amafaranga ugize ku mwaka, ukuvuga amafaranga ugize ku mwaka wakuyeho ibintu byose abashyira ku iposhe yawe ku mwaka nangahe. Okay. So iyo ngiyo ni net worth yawe. Ubwo Burna Boy no kuvuga ngo afite miliyari zirenga 60 z'amafaranga y'u Rwanda, right? miliyari 60 z'amafaranga y'u Rwanda ari amafaranga make. None buriya miliyoni zonyine mu madolari y'Amerika ni amafaranga menshi no muri Amerika ubwaho. Yeah, a lot of money. Ni amafaranga menshi. None iyo bigeze hano ku mugabane wa Afurika ubu uri umubiriyarderi ataba menshi cyane. Do you know ko ari nta gihugu na kimwe wajyaho cyo muri Afurika ufite miliyoni 20 z'amadolari ngo ureke kuba umubiriyarderi. Ufite n'imwe no kuzana ukatubura ujugira. Of course, like uziko like kugira ngo inzu yitwe real estate muri America nyine igomba kuba costing $1 million. Ubwo urukumva ya mention ku n'ibimeze ya miliyoni y'idolari. Mu gihe mu Rwanda harimo n'abantu ba spending mu kabari. Can you spend $1 million in the bar? No. What am I drinking? Keretse ndi kugura utubari nyine. Keretse ndi kugura utubari. Kubera ko hano hari utubari ushobora kugura gusa akabari karenze $100 n'aka. Nakaheza. In Kigali $100 muri Kigali. Yaba ari hoteli. Hoteli yongiyo byogura. Ari hoteli kabisa. So rero ayo ni amwe mu makuru arimo aracirikana hano. Noneho hakaba hakurikiyeho yuko wenda umuraperi kazi bita Kadibi wahoze ari umukunzi wa Offset nawe muramuzi. Avuga ati yarari mashimangira ko Stefan Diggs yamutwaye umutima Offset akibura indezo. Ubu ngubu tugiye kuvugisha ukuri. That statement, bro, is really scary. How comes? Offset nk'umuhanzi ubundi hari ibintu tujya mu minsi iri imbere. Tujye muri details zo kureba umuntu abasabwa amafaranga ngahe y'indezo ku buryo ashobora kuyabura. Ku bantu nk'abariya it can be a lot. What does it mean being a superstar, bro? It means a lot, man. Your spotlight, everybody's watching you. Yeah. So noneho ariko ese spotlight ishobora kujya ku rwego wowe ushobora kuburira amafaranga umuryango wawe. It depends. Maybe nagarabona return investment nimba nta handi yajyana shobora kuba kiri kuyashora, ariko se byaranabaye. That's the real story or something else? Like Kadibi na Offset batangiye gukundana muri za 2017 bakoze ubukwe n'ubundi ku itariki ya 20 Nzeri bwitabiriwe n'abantu bo mu muryango. Nyuma gato bari ku rubyiniro nibwo Offset yambitse impeta uyu muraperikazi. Urukundo rwabo narwo rwababyariye abana batari bakeya, abana 3. Banavuga ngo ko ari beza uhagira. Akaba ari rero ntacyo atwaye ariko she's cute. Kitwa Culture Kiala Sefras wavuze ko ku itariki 10 Nyakanga 2018
Offset Suffers wavuze ku itariki ya 4 abo n'abana babo bagiye bavuka ayo matariki ndetse n'uwitwa Blossom Suffers nawe yavutse ku itariki 7 Nzeri muri 2024 ariko uyu mwana Blossom niwe wateye n'ibibazo kubera ko ngo niwe Offset yagiye aburira umwanya niho Kadibi yatangiye kuvuga ati ubundi ni gute ngiye mbana n'umugabo utabonera umwanya umwana kuba umustar biragoye. Offset se kugeza n'ubu nta kintu arabivugaho, maybe afite doubts ku mwana atari we wari kona. Oya ntago ari cyo kibazo, buriya iyo umuntu avuze ngo umugore mwarasezeranye wamuburiye umwanya kubera ikibazo cy'igihe akazi n'ibindi bitandukanye ntago ari ikibazo cy'uko umwana atari uwawe, ahubwo kubura umwanya nyine bibaho, it's normal thing. Ariko muri karakteri z'ababyeyi cyangwa z'abadamu niko bigenda, hatazagira wenda umuntu wumva ko Offset yabaye imbwa kubera iyo mpamvu, no, ahubwo bijya bibaho kubera ko umuntu we personal ashobora gukenera umwanya munini wihariye kurusha ufite. I don't understand. You don't understand. Let me tell you in this way, like njya ngira akazi kenshi nkaba nshobora kumara wiki yose ntaha saa 5 z'ijoro, madamu yarangije akazi saa 11, nagera mu rugo ngasanga abana baryamye, mu gitondo nanone nkabyuka ngenda. So what am I gonna do? Igihe bimeze gutyo nzakora iki? Amana biterwa n'umugore ushatse ukuntu ameze nanone. Bose si bamwerega. Bose ntago ari bamwe. I don't understand you very well. Ariko nanone ikintu gihari nuko nyine ari icyo ngicyo we niho byatangiriyeho umubano we n'umugabo we bijya kugenda nabi. Ariko kuri njyewe buri muntu afite uburenganzira bwo kuba yakora ibyo ashaka no kuba yahindura umubano n'abantu batandukanye. Ariko nayo ngayo ni twebwe ibyo tuba tuvuga hano ni amakuru tuba twihera abantu. Diamond Platnumz mu mafoto yagiye hanze bikaba bigaragara ko ashobora kuba yarakoze ubukwe n'uwo bita Zucu. Marriage. That's new. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Nasib Abdul Juma Isaac wamamaye mu muziki nka Diamond Platnumz yarayaciye amarenga ko yarongoye umuhanzikazi Zucu usanzwe abarizwa muri Wasafi. Mu butumwa burebure buherekejwe n'amafoto amugaragaza bamuha umugisha ndetse n'umukobwa usa nka Zucu yagize ati mu bintu byinshi nize kimwe ni ugukura mu bitekerezo no guhitamo guceceka. Ubwenge nk'ubwo busaba kwihangana gukomeye, busaba umutima wihangana cyane cyane iyo umuntu cyangwa abantu bagusabira ibinyoma mu ruhame kandi wowe uzi ukuri, ariko ugasabwa guceceka ntusubize nubwo ukuri kuri imbere. Ubwo nibwo butuma yashize ku Diamond Platnumz hagaragaye amafoto agiye atandukanye n'ubundi, ariko nanone nta muntu urimo kubona ishusho y'umukobwa, niyo mpamvu wenda bavuga ngo ni Zucu, nabyo usanga nanone bigifite urujijo. Niyo mpamvu buriya social media ni ibindi bintu, reka ibyo tunabiveho, nibyo tuba tubwira abantu bajye bajya ku mbuga zitandukanye cyangwa bakurikire Diamond Platnumz barebe Safi Madiba na Awilolo Ngomba bagiye guhurira mu iserukiramuco muri Canada. That's the good deal for Safi Madiba. Aramaze iminsi asa nkaho ari umuntu uri like a way of industry. Si hari music nshyashya afite se? Urebye indirimbo ze zirimo zitanga show hano ntago ari nshyashya cyane, indirimbo zisanzwe. Ariko icyo dushobora kuvuga, ese bivuze iki guhura kwa Diamond nako kwa Safi Madiba ku rubyiniro ndetse n'uwo bita Papa Wemba? Viva la musica.
Safi kongo no. igira umuziki uryoshye. The nigga is ni umulegende like twese turamuzi ariko ku ruhande rwa Safi Madiba is really good deal for him kubera ko ndakeka ari bimwe mu bitaramo bya mbere agiye gukubitira muri Canada kuva yagenda. Ikindi kandi urumva agiye guhita akorana n'umugabo w'icyamamare. It's a good deal for him. Guhurira ku rubyiniro n'umugabo nk'uriya ni ibintu bikomeye cyane. Ndibaza nawe imbamutima ziwe kabisa. Bro, akamukiri kavuga ni Owilo Longomba, right? Yeah. Damn. The nigga ntuza amakuru wanashusha kuba utazi, sibyo? Ntuza Owilo Longomba ni uncle, sibyo? W'abatipe babiri nabo bari muri ntuza mu itsinda bita Longombas, right? So nabo muri Congo batipe. So abatipe babiri witwa Christian n'uwitwa Lovey. Then ubuke indirimbo ya kera ati Yuma Queen. Ubuke indirimbo, sibyo? Abatipe nabo bayiririmbye tu, right? And Lovey ubungu, bro, he owns a mega church in the US. Mega church? Yeah, he's a pastor. Damn, bro. He became a pastor. Yeah, quit in the music. The mega church. Werega ntago kugira church bisaba gukwitinga music. Ushobora kujya muri gospel. I think so, yeah. Ara producing by right now. So uwo yari Safi Madiba, nawe umwe mu bahanzi ufite amateka hano. Mwe mu bahanzi ufite amateka navuga atari matoya. N'uriya munyarwandakazi, aryo uriya munyarwandakazi bamwitane ni Judith ariko I think ko ni ka Judith kabisa. Umukobwa ni black melanin. I was like damn ako bro ese kuki najya mpuza n'ababebi b'ibikara bro. Jewe Safi Madiba kimara gukora cya kikwe I was like what the fuck is going on. Kweri kidahuza n'abakobwa birabura. I don't really know. I'm not interested in melanin skins, you know. Ariko Judith yari afite inote z'inzu. Yeah, she was rich, very rich. She was rich kabisa. Hari na rumors nyinshi zagiye zivugwa hirya no hino bavuga ko ahanini Safi Madiba ari cyo yarakurikiye. Maybe. Kuko ntabwo byatinze bamaranye igihe kitarambiranye twumva byajemo zagara. So is there any update kuri Safi Madiba na Judith? No update right now. Nta update zindi uretse iby'icyo gitaramo gihari kandi nacyo kigomba kuba mu minsi iri imbere muri festival yitwa African Decent Festival. African Decent Festival. Okay. Ni bon. So dufite nanone indi nkuru y'umugabo twavuzeho mu minsi yashize, Coach Gaël. Yifashishije indirimbo ibigeragezo yatewe bose babireba asubiza Alex Muyoboke. Ibi byabaye mu nyuma y'uko Coach Gaël atangaje inzozi ze zo kuzagira uruhare mu gitaramo cy'igihangange ku rwego mpuzamahanga agomba kuzana Chris Brown. So mu minsi yakurikiyeho rero Alex Muyoboke, umujyanama umaze igihe kinini mu ruganda rw'imyidagaduro, yagaragaje ko nubwo adashidikanya ku bushobozi bwa Coach Gaël, we yahitamo gukoresha ayo mafaranga mu guteza imbere abahanzi. Yagize ati mujya muvuga ngo mfite amafaranga, nge ntabwo mbizi. Ibyo mbona mu masomo, amazu ni ikintu n'ukuntu mbona amafaranga y'ishoramari mu muziki yamuzana nk'umunyamafaranga kandi ni umucuruzi mbere na mbere. Uyu mugabo yavuze ko kubwe aho gushora amafaranga miliyari y'amanyarwanda mu muhanzi mpuzamahanga yakoresha mu guteza imbere abahanzi bo mu gihugu imbere bakagera ku rwego rw'abahanzi b'ibyamamare nka Diamond Platnumz. Akomeza agira ati ntawe nazana Chris Brown, nafata amafaranga nkayashyira muri Roskana n'umuhanzi mwiza Kenisol Kivumbi na wa musore nkunda cyane Junior Rumaga. Ubwo ndavuga abantu bandeba n'abahanga mfite
hano nkakora ibintu bita promosiyo. Tukiri ariko naguciriye mu ijambo nubwo ibyo Alex Muyoboke yavuze ari byo. On the other side sinzi nimba ari gutekereza ku ruhande rw'abinvestor. Nimba for now adashaka guteza local talent imbere ari gushaka kwicururiza, why not? Kubera ko ntago mpamya ko yazana Chris Brown for nothing. He's going to get something. Rero Muyoboke yabivuze kuri part ya management no guteza local industry imbere, aba artists bo mu Rwanda beza. Ariko maybe as an investor wari kwireba mu ishusho ngari yo kugira ngo investing agiye n'icyo akuramo. Ntago ari ukuvuga ngo wenda ntagashoboye kuba yabikora ibyo yavuze haruguru, ariko nyine maybe ntago ari attention ye for now. Gusa on the other side ibyo yavuze nibyo kandi nabyiza bibaye bya biri very supportive kuri local industry yacu, ariko nyine ubwo nimba coach Gihari ashaka imifungo, let him be. But so far ibyo Muyoboke yavuze birapfuye man. On the other side nyine like urundi ruhande nibyo gufata uruhande rwa Muyoboke nshobora kurwumva even me, ariko like percentage y'uko ruri no sense nizo nyinshi kubera ko it's a good thing cyo gukora. Angel, ubushize twa turimo tureba what's the thing is kuzana Chris Brown ni ikintu cyiza. Kuri njyewe 70% mbibara nka cyaba ikintu cyiza kuri Afrika, ku Rwanda ndetse no ku bahanzi b'u Rwanda. Kubera ko nta muhanzi nka Chris Brown uretse Kendrick Lamar waje muri yaboro harya bahita ngo iki African Giants harya inde Kendrick Lamar African Giants or don't really like an African Giant ariko event sinzi ukuntu yitwa sinibuka neza. Ariko nyuma yo kumva inyunganizi ya Alex Muyoboke, coach Gihari yahisemo ko yakira mu buryo bwihariye kandi butuje. Yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze indirimbo yitwa Ibigeragezo ya Theo Bose babireba, izwi mu gutera imbaraga no kugaragaza kwihangana ku rwego rw'ubuzima, maze ashyiramo ubutumwa bugufi buvuga ngo ni amagambo agaragaza ko ubutumwa buvuga ngo ubutumwa bwangezeho. Urumva ikintu yavugaga? Avuga ati ubutumwa nabubonye, ubwo nimba wenda ari bwumvire Muyoboke, we don't know about that. So man, Muyoboke, okay, Muyoboke respect him, sibyo? Nk'umu manager like muri local industry ya music, right? He's good at his job, right? But narebe mu buryo buri international, mu buryo buri global man, sibyo? Chris Brown kuza mu Rwanda ntago azava mu Rwanda performance cyangwa adakoranye n'abahanzi nk'abangahe, right? Abahanzi baza bafungura imiryango man kugira ngo accessing global markets, right? Kandi icyo dushaka actually na experience, kuko of course ntabwo Chris Brown yaza mu Rwanda ngo aririmbe wenyine na performing alone. Hari abahanzi bo mu Rwanda bazajya kuri urubyiniro rumwe na Chris Brown, be raising up their confidences. Hari n'izindi experience akura ku muhanzi mukuru nk'uri uri worldwide. Urumva nimba wenda mu Rwanda tuzahitamo ko Bruce Melody ashobora kuza performinga, ni CV kuba yaragiye ku rubyiniro rumwe na Chris Brown. Urumva rero kuba yamwinvitinga n'ubundi bifite ikintu kinini bimariye industry yo mu Rwanda. Hanyuma ku bya Kendrick Lamar ndabona yari yaraje muri launch ya Move Africa. Move Africa. Amakuru rero yarayo ngayo, ngira ngo wenda tuze tujya mu gice cya kabiri cy'ikiganiro twihuse cyane. Pretty girl, look my side. Nashaka kuwa njoma gato. Kila sele amekute. Ndambiwe kuitwa best friend. Baby girl wanna kona stress. Hey, look my side. Every time ngenda ndi solo, waitama my love nagusina mako. The way you nyitao, waitama my love nagusina mako, yeah. Oh baby bounce, 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 we nobody.
buzz kengu. Yo, welcome back. This is a freestyle, live life freestyle show. Tuvuye mu gice cy'amakuru, reka kano kanya Angelo. Oui. Reka turebe ko twareba kuri topic y'umunsi. Hanyuma na Ivarahari turahita tubijyanirana n'ubundi nka na ntuza y'umunsi turebe. Yeah. Topic y'umunsi ikintu dushaka kuganiraho. Umuziki nyafurika. What's going on? Okay. Umuziki nyafurika ni umuziki umaze kuba ufite impano nyinshi zitandukanye, ndetse urebye wenda ni ibintu byagiye bihera mu myaka yashize, ariko abahanzi iyo tugiye tubona ibihangano by'abantu ba kera bazanaga ibihangano by'umwimerere, bazanaga ibihangano by'umwimerere ubona yuko nyine bifite ritme, ariko badafite inyungu y'umunsi, badafite inyota y'amafaranga. Hari umuntu wari urimo antera resitora arambwira ati ewana twebwe twajyaga kuririmbira kuri za stade tugiye kuririmbira amakipe, urumva ibyo bintu nibwo byari bikiza. Uyu munsi wa none ikibazo gihari kirimo kizitira abahanzi nyarwanda, gituma umuziki utaba international. Ni ururimi, ni amafaranga, ni iki gihari? Ni ikihe kibazo abahanzi nyarwanda bafite? Ahubwo tubanze tumenye first of all intention bazana muri music industry, kubera ko I can bet ko hari abantu ba jumping into music for the fame. Just atari no kuvuga ngo abafite izo inspiration zo kuba artist, ubundi man aba artist n'ijwi rya rubanda, you know. Yeah. They express something, nyine bigenda bikagera muri audience bikagira icyo bibafasha. Iyo hatarimo drama nyinshi zo mu nkundo, ari indirimbo ifite lyrics, ifite reality, ari ikintu. So usanga rero harimo abantu baza muri music bashaka fame before ibindi byose. Uri kumva? Naho hahandi uzasanga umuntu akoze agakoryo kabisa, ugasanga akoze nka video iri very nasty just kugira ngo abe trend. Ni naho bigenda bipfira, kubera ko nowadays usanga message ziri lace more than everything muri music. Kandi nujya kumva neza bravo, uzumve abantu ba broad cyangwa nka American artist man, uzasome ziriya lyrics zabo. Bro, bari abaji bafite handwriting nziza, lyrics fresh, melody, everything. So rero nagwa ikindi wenda gishobora kuba kiba barrier mu Rwanda mu rwego rwo kutajya gusohoka igihugu, abenshi baririmba muri local language. You understand? Nago umunyamerika azumva arajugumira ngo amenye what is going on. You understand? So rero anga no bintu bijya bipfira cyane. Icyambere dukoresha language iri locale, icya kabiri ni ibyo byose nyine bigenda bizamo, ariko that's how I think. That's what I think. Bro, kurundi ruhande language local, I don't think ari barrier. I think iko yombye kuba strength. Uniqueness is? Yeah. Muri music buriya, can you go maybe go performing muri Nigeria, then ukiririmbira just like that, nyine bakanabyishimira. Mbese nkwe ku rugero sibyo? Leba Bona Boy. Twanamuvuza kamere kuri uwo sibyo? Yeah. Indirimbo wumva ziwo kuva ibyo ari kuvuga neza ingahe? Ma kuvuga mu Kiyoruba, ngo wazi Yoruba man. Akose buriya warabyumva gute Mr. Holy Steven? Ujya ubona kuba dukoresha local language bitatubera sometimes barrier yo kugira ngo tube international artist? Yeah, njyewe ndaza kugaruka ibi bintu arabizi, twagiye tubivugaho most of the time. The point yo kuvuga ngo ni uniqueness yacu niyo. Oya, ku kintu kijyanye no kureba twebwe Afurika cyangwa isi muri rusange yarakolonijwe. Reka mbishyire mu isi muri rusange. Amerika yarakolonijwe, Aziya yarakolonijwe, Afurika yarakolonijwe. Abantu bari hejuru ni abantu bavugaga Igifaransa n'Icyongereza 80%, kuko Abarusiya ntago bakolonije, Abashinwa ntago bakolonije,
kandi uyu munsi nibo bari powerful. Abahinde ntabwo bakoronijwe, Even Ethiopia. hari Abongereza. no muri Ethiopia I think Yeah. So icyo nashaka kuvuga, hari indimi zagiye ziba influence for long time ku buryo uyu munsi kuzikura muri culture yacu bidashobora gukunda. Izo ndimi zanaciyemo ibice bibiri isi, anglophone, francophone. Uretse tuvuye mu bihugu by'Abarabu, ariko nabo nubwo ari bavuga Icyarabu, by the way bavuga Icyongereza. yeah worldwide ibihugu byose bikoresha Icyongereza, Igifaransa. yeah Bivuze ngo natwe hano ubwacu Ikinyarwanda twakize mu ishuri iminsi ngahe. Twebwe amasaha y'Icyongereza yarutaga ay'Ikinyarwanda. Most of the time tunavuga Icyongereza cyinshi no mu buzima busanzwe daily. Umuntu araguhamagara agahita akubwira ngo already you speak Yes. English Umuntu no mu araguhamagara. buzima busanzwe daily kabisa daily se bya buri munsi ni ibintu bigoye byari kunja kure, ariko daily languages umuntu agenda akavuga tujya kugura ibiki, mumereza ikirungo cyitwa like amakaroni, ntago ari Ikinyarwanda, ni igitirano. ururimi rwacu rufite noneho makeya man ntago ari ikibazo cy'amagambo make. amakaroni ntabwo bahita gute mu Kinyarwanda nimba atari make. Amakaroni ubwarwo ni ururimi rutirano, ushobora no gusanga ari Igiswahili, ahubwo mu Cyongereza nibyo twita spaghetti. It's a spaghetti ariko noneho ntago abantu benshi bazi spaghetti. Nujya kureba amakaroni ntabwo ari Ikinyarwanda, caronis not Ikinyarwanda bro. Amakaroni nyine ni kwa kundi Abanyarwanda bahita bafata nk'uyu nguyu akaba arimo kunyita ngo Gitefa kubera ko nitwa Steven. Numvisha ari ukuntu bajyaga bagenekereza bakahita bahimba real name according ku kuntu bari bumvishe abakoroni bari babivuze tu. Urumva ari nka story nigeze kumva ngo kugira ngo ikiringiti bakita ikiringiti. Bro, it was funny. Uri kumva like barabizanye, uri kumva noneho umuzungu aravuga ngo bring it. Uri kumva akivuga bring it Umunyarwanda baravuze atane birengete wowe. Urumva nyine it's crazy. Aramaje ubungu bagwa nandi kugenekeza avuga ati amakaroni kwa kari spaghetti. Amakaroni nujya kubishakira ururimi rutirano. Ibyo turabifite mu Rwanda. Okay. Amasuka, isukari, ibyo bintu byose mani ni ibitirano. Like sugar, sukari, urumva ahantu bijya gutandukanira koko. Sugar na sukari. Ni igiswahili byose. None amavuta uzi ikintu bita futa. Futa. I don't have a clue. Ugiye mu Cyarabu none ukongeraho futari. Ifutari ndayizi kubera ko nyine hari ibintu amagambo menshi turayatira. So icyo nashaka kuvuga nuko reka tureke kujya ku kibazo cy'abakoroni, ahubwo tujye ku rurimi rucuruza. Turuzi ku ruhe rwego. Generational musician bavuga Icyongereza, bavuga Igifaransa, sibyo? Ariko Ikinyarwanda barimo kuririmba mu Rwanda se nyine ndi kuvuga iyi generation dufite iyo mu Rwanda. Yego. Bro, I can count those artists bashobora kuvuga French in a good way. Ariko Icyongereza barakivuga. Izi ntoki. Bro, ni mu Rwanda. Ariko Icyongereza barakivuga. Yeah. Ariko nyine icyo navugaga Icyongereza bakivuga neza. Twababarira kuri nyine icyo ndi kukubwira. Ariko n'Ikinyarwanda ubwacyo bavuga ni kino Kinyarwanda baremye cy'imihanda. Wagwana. Uretse ko Wagwana atari n'Ikinyarwanda. N'Abanyanigeria bavuga Wagwana. Wagwana ni igipatwa, you know? It's from so rero ntago turi buza gufata ibintu ngo tubivange, ahubwo icyo ndeba preference y'indimi ziri kuri market. Ivan, this is the business terms abantu bagomba kumva. Preference y'indimi ziri kuri market nizo dukwiriye kuririmba. Ariko bro, kundi ruhande sibyo tutirengagiza kino kintu sibyo. Nimba tuye kuvuga kuri global sibyo, global perspective, right? So ikintu nemera cyo kiri kubaho ni iki ngiki muri industry zose, atari na music yonyine hari kuba ikintu twise shift cyangwa economic shift, right? Even a shift ya consumer behavior. So consumer behavior ni kuvuga ati uburyo abakiriya bitwaramo, kuvuga noneho shift iri kuvuga ngo ibintu biri kuva production
iri kuva muri za US, iri kuva muri Europe, sibyo, iri kuva muri West, kubyumva, iza no mu bihugu nka Africa na Asia, right? Kubyumva ntiri kuko ntuza US, Europe nta mwihariko bakigira, like we have seen everything, bro. You got no uniqueness, nothing new, like byose ni ibintu bisanzwe bafite, bagenda bongera utuntu duke gusa, sibyo. Ahubwo uniqueness, umwihariko ndi uva mu mizi w'umumizi usigaye ahantu muri Asia, Africa, no muri America Latin. Ako bro, first of all turemeranywa ko music nimba ugiye ku releasing a song iba ari project, sibyo? Kandi every project ifite target audience. Wahere kuri Burna Boy bwabo, like Nigerians bo bwabo ari bo bafana afite, of course ni benshi, ni 100 millions above z'abaturage, sibyo? Noneho ukibaza nimba uri umunyarwanda ushaka uniqueness yawe, kandi tuzi ko project iba ifite target audience, ugiye gukora ikinyarwanda gusa. Ubwacu mu Rwanda nabwo tujyana no muri miliyoni 20. What are you expecting? Mu minsi iri imbere, ariko baburetse gato nkubwire, mu minsi iri imbere tuzaba dufite package hano. Producer package. He's even here. Like ikintu nashaka kubwira, njyewe nkanjye ku giti cyanjye, like as a business analyst, most of the time nta topic n'imwe ya business yo ndi muri market research ishobora kuza mu kinyarwanda. It's really hard. Yeah. Barabizi, like iva wenda reka mbivuge hano, impamvu mbivuze gutyo, njye nawe twabanye igihe cy'amezi 5, turanakorana muri company like the owners. Yeah. Ariko bro, topic zaje mu kinyarwanda nawe ubwawe iyo nguhaye, like nkubwira ngo dukora draft hano, ayima mu cyongereza. Ibyo bintu icyo nashaka kubwira, hari language zamaze kuba izo ku isoko kurusha uko zamaze kuba izo mu buzima busanzwe. Mu Bongereza, buriya no mu Bongereza bagiramo party ebyiri. Bagira party y'abantu bitwa babandi bo mu gihe cya kera, nabo ubu ngubu bavuga icyongereza cyoroshye tu, kuko umwongereza wo muri ba Winston Church bro, n'uyu munsi nowadays n'abayongereza batandukanye. It's UK bro, ujya wumva accent y'aba UK. It's totally different. Ariko nyine uzanye umwongereza akaba muri Afurika imyaka 5 mukubita umwe, icyongereza kiba cyahindutse kubera ko the food, uburyo abayivuga the food, twebwe twishyiramo ubunebwe, like the food, like the food, the food, you know what, I'm not going to say something to eat, so bro, please take it slowly. Yeah. Like nyine hari uburyo bavuga bihuta, twe ntabwo dushoboye kuvuga twihuta, kuko indimi zacu zitwemera kuvuga turandaga gake. Ariko hari ikintu icyo nashaka kubwira nuko music abantu batangire, abahanzi nimba bashaka kudukoresha, kuko uyu munsi dufite influence fact zitandukanye zigomba kudushyira ahantu hatandukanye. Impamvu zigomba kudushyira ahantu hatandukanye nuko twebwe uyu munsi turimo turakoresha iki, yaba education, umwana ava mu ishuri amaze imyaka myinshi,
you have to change for your own. No, it's not about your own. Personality doesn't change. That's why ndi kukubwira I will never forcing myself. Personality doesn't change. You know, like one thing needs it is whatever I do, I do it for myself before I do it for others. Anyone else, yeah. N'abana banjye n'umugore wanjye na famille yanjye, I do it first thing for myself. That's the good thing to do. Then a second, I do something for them. Kandi nibyo nkora for them. Nimba se mama tutabana, abavandimwe, my brothers, my sister tutabana. Ni gute mugena ko ngomba kurya ibijumba n'ibishyimbo kubera ko ari byo biri around yanyu? Why not ngo ntagomba kujya kurya ipirawu hari ngo kubera ngo ko ndi bwishyura 50? No, that's what I want. Ariko ako kantu uzagacunge neza, someone who figuring out self love akumva ko agomba kwibanza. Akenshi audience iranamwanga kuko uri out of control. You understand? Utangira gukora the way you think. Noneho nimba uwo muji ukuri inyuma ashaka ko ngenda gutya naca hano, he be like what the fuck man, ugasaba afite ishaza. Ariko that's where nawe nyine uri like wenda icyo nashaka tuvugaho iminota 2 mbere yuko tujya mu kiruhuko, ikiminota nk'itatu, niki like entertainment especially abahanzi bagomba gukora right now kugira ngo bagere kuri global market. Ikintu cya mbere bagomba gukora, they have to learn. We live to learn. Mainly muri career zacu have to learn more. Nimba uzi kufite language barrier, do something. Like Bruce Melody, he never knew about how to speak in English properly, you understand? Ariko for now asigaye ajya muri Good Morning America bakagirana ikiganiro n'aba international journalist bo muri Amerika kandi bikagenda neza. So ikintu cya mbere rero kuba bishoboye bihugure, ikindi bashake collaborations ziva outside of country. Then hanyuma na media zo mu Rwanda nazo zibahereze time. Uko ari abantu baririmba mu cyongereza mani mu Rwanda ndabizi ngewe always were putting away. Kind it's fucked up. Abantu bakagwiye kutwambutsa bo bari gushaka kubagumizamo hano. Nge ndabibona mu studio nirwamo kabisa, iyo ujimba icyongereza ni mu bihuza. Ako bro, kuvuga ati ntago warenganya abo producers cyangwa abanyamakuru n'abana barenganya. Umuproducer ubundi producing icyo umuzane. What you give him, yes. Niko kaziki. Reba sibyo. Wenda reka tuzane variables zose muri bino bintu sibyo. Then producer n'urugero tuvuge urugero producer kubyumva ashaka gukora izina rye sibyo, ashaka kubaka izina, right? Ashaka kubaka izina se konyubakira izina no ibaze kubakira izina ariko in long podcast zanjye zose reka ngubwire impamvu ijana nzasora mu cyongereza kuko nese nkwereke ele ko cyubatse izina kubera ko yakoreye abahanzi sibyo, yakoreye u Rwanda ariko abanzi bumve sibyo, yakoreye abahanzi indirimbo zabo kubyumva zumvwa n'abantu benshi kubyumva bakumvwa n'abantu benshi sibyo. Voilà. Ariko sabahe abantu benshi. Come on bro. Ere ubundi ikindi gihugu muzi matari u Rwanda. Nyine kuvuga mu Rwanda nanjye mu Rwanda sibyo no mere mu Rwanda sibyo. Ariko subundi tubanze turebe ngizo dufite zo mu cyongereza zarafailinze cyari aho zatugejeje bitandukanye n'ibisa. Bro, eka ngurugero bro, Slow ya Meddy subizi yigeze kuza muri top 10 muri Korea. I don't know if you understand that shit. That's Korea. Rwandan artist ugasanga ni muri top 10 indirimbo zo muri Korea. Indirimbo yo muri Slow simubizi se. For now ngira lyrics video yonyine ishobora kufite nka 8 million 11 millions views. Real videos iri almost 100 views. Urumva that's the good thing. Tujya no kurera wavugaga ari indirimbo yakoreye Roskana bayita gute man. Your love is amazing enough to live for me. Inseko yawe ni gisaza. Urayizi? Izi ndirimbo ya Roskana. Byasaba ko na yiri trend kandi iri mu cyongereza hafi ya yose nyine. Ikibazo ntago ndi kuvuga icyo kibazo sibyo. Nge nari gusobanura kubyo reka nihutishe ndi gusobanura sibyo. Icyambere
ntuza abanyarwanda benshi sibyo abenshi right bakunda lyrics ziri mu kinyarwanda kuko kuzumva biraborohera sibyo majority sibyo ibyo bazikunde right and izo ndirimbo bavuga ngo ziri mu kinyarwanda nazo kubyumva niba producer cyangwa umuhanzi sibyo ashaka indirimbo iri bwumve vuba yakinjiza vuba muri iki cyumwe cyo kwezi ufanga dukiye ko dushaka ko tuzakirikare sibyo fuko sakora boro mu kinyarwanda none se reka tujye muri reality bo mubaza akantu gato kamwe konyine nowadays reka tumuvuga kuri kano before yuko tugenda nowadays music industry yo mu Rwanda nagi paying a very high like very good money twese turabizi hama noneho naho indirimbo zagakwiye kuba streamed ubwacu kuri Spotify indirimbo z'ikinyarwanda ntabwo ushobora kugira high viewership kugira ngo earning something n'ibitaramo bwabyo nibiki nimba ari uko nguko bigomba kumera at least bakore platform imeze nka Spotify ishyura abanyarwanda bariho bazaba zitreamingira ibyo twakabikoze sibyo kubera ko artists they are not working for Rwandans only no gusa ngo wo gutekereza long game sibyo kandi abanyarwanda benshi bari muri creative industry bakora in the short term bakina short term game niyo bakina kubyumva kandi bavuga ati nashyira kuri YouTube bose abantu bakayireba no benshi batagatinga sibyo bati ntutagatinga Spotify sibyo tugatatinga kujya ku ma billboards tugatatinga gutumirwa mu byo bihugu byo hanze sibyo yo ni long term game sibyo so na investment right so investment ni kuvuga ni iyi investment muri marketing kubaka ama brands yabo kubyumva bakore PR management imeze neza sibyo public relations management imeze neza sibyo media yo mu Rwanda yinjiremo abantu kubyumva bazi kupenetrating global markets right but you need long term game man okay we'll be back very soon eka tube tugiye mu karuhuko gato turaza kugaruka stay tuned thank you so much Pretty girl, look my side. Nashaka kuwa njo magato. Kila sele amekute. Ndambiwe kuitwa best friend. Baby girl wanna kona stress. Hey, look my side. Every time ngenda ndi solo wahitamo amalof nkagushyira amako the way you nyitaho wahitamo amalof nkagushyira amako yeah. Oh baby bounce, bounce, bounce Queen of bass Kenguhe love, love utazigera wicuza Oh baby bounce, bounce, bounce Queen of bass Kenguhe love, love utazigera wicuza Oh baby my love uko niko wangeze Oh deep in love aho niho wangeze Baby give me your love My love, love, love Oh baby my love uko niko wangeze Oh deep in love aho niho wangeze Baby give me your love My love, love, love Ufite body, ngefite money I got no question, follow my lead we go like Kiko, Ngurinda Matego, goes away on my side Everywhere you ride me in a bing bing ways In a way you go like a ding ding bands Yeah, you are Gucci, Gucci, baby, Gucci, Gucci Utaba my love Everywhere you ride me in a bing bing ways In a way you go like a ding ding bands Yeah, you are Gucci, Gucci, baby, Gucci, Gucci Utaba my love Every time ngenda ndi solo wahitamo amalof nkagushyira amago The way you nyitaho wahitamo amalof nkagushyira amago yeah. Oh baby bounce, bounce, bounce Queen of bass Kenguhe love, love
utazigera wicuza. Baby bounce, bounce, bounce with no buzz, buzz, buzz. Nguhe love, love utazigera wicuza. Oh baby my love, uko niko wangeze. Oh deep in deep in love, aho niho wangeze. Baby give me your love, my love, love, love. Oh baby my love, uko niko wangeze. Oh deep in deep in love, aho niho wangeze. Baby give me your love, my love, 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 love. The day I fall in love is when I become crazy. Mitamendo kuonazi umutima ntugasaze. You got me energy, dukora byose. You got the energy, I'ma give you all. You got control, wowe gusa. Mubise nawe ukuruta, ujya umara wangasesura umbeza. Nyamubara bahasaza, nakiza dutanya. Ni wowe nkumbura mbona, ujya umara wangasesura umbeza. Nyamubara bahasaza, nakiza dutanya. Wamayizima, ubera itara ritazima. Mon cœur je t'adore, ni wowe nkumbura nkasara. When I keep your love, I feel so fine. You give me peace of mind. Utuma numva mera neza, turi kumwe biratubera. Najyahe ngusize, uri intambwe zinyobora. Uri ikipe mfana, na ubwawe nahangana, nangana. Mubise nawe ukuruta, ujya umara wangasesura umbeza. Nyamubara bahasaza, nakiza dutanya. Ni wowe nkumbura mbona, ujya umara wangasesura umbeza. Nyamubara bahasaza, nakiza dutanya. Wamayizima, ubera itara ritazima. Mon cœur je t'adore, ni wowe nkumbura nkasara. Wahinduye ubuzima, ubera itara ritazima. Mon amour je te voue, ni wowe njya mbona nkasara. Putain ni wowe umbera, je ne peux pas vivre sans toi. Sister
package. Pretty girl, look my side. Nashaka kuwa njoma gato. Kila sele amekute. Ndambiwe kuitwa best friend. Baby girl wanna kona stress. Hey, look my side. Every time then I'm solo. Why time my love nagusina mako. The way you need out. Why time my love nagusina mako, yeah. Oh baby bounce, bounce, bounce. We no buzz, kengu hello, love utazije. Rock. The hoes in wanna TikTok. It's the Liza. Mtoto Musley, nice to meet you. Ugonyere high, musha kukolesha sign. Fit mind ndakenekereza. Mbese ndi kumwe nawe nitware gute mbashe kukugumana. Kumutima nzajye ngenda na souvenir kunyibutsa. Tugitandukana nguhamagara all night. Sinzabishuti ndabakwanga nanakora fight yo. Abagushaka mbateshen Tigara abana barahari baradonke. Give your heart in my love. Naundi wanyura nkuko bikola. Why? Loki aribyo byiza. Something like that. The hoes in wanna TikTok. Kuvugana na wari urizo. Say now you make my day. I go bless your days. Take a dream my yeah. The hoes in wanna TikTok. Kuvugana na wari urizo. Say now you make my day. I go bless your days. Take a dream my yeah. That's why I say Komati, 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 Komati t'appelle, Komati, 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 Komati t'appelle, Komati t'appelle. Komati t'appelle. so close to steal my heart. Sana ndi kugusinda. Nukunda day by day, stay by stay. Hey, 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 hey. Yeah, she's a 40-40, yeah, she's a Kuri tapi, Kuri a Kuri pharmacy. Yeah, she's a 40-40, yeah, she's a Kuri tapi, Kuri a Kuri pharmacy. Kuri kwira ntabishaka, kugusiga ngiye iwacu ntibikunda. Mu mitsi utembeshamo ibyo nshaka. One time, two time twagumana. Your heart in my love. Naundi wanyura nkuko bikola. Why? Loki aribyo byiza. Something like that. The hoes in wanna TikTok. Kuvugana na wari urizo. Say now you make my day. I go bless your days. Take a dream my yeah. The hoes in wanna TikTok. Kuvugana na wari urizo. Say now you make my day. I go bless your days. Take a dream my yeah. That's why I say Komati, 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 Komati t'appelle, Komati, 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 Komati t'appelle, Komati t'appelle. Komati t'appelle. The day I fall in love is when I
I become crazy. Mitamendo kuonazi. Umutima nugasaze. You got me energy. Tukora byose. You got the energy. I'ma give you all. You got control. Wowe gusa. Mubise nawe ukuruta. Ujya umara wangasesa. Surumbeza. Nyamubara mahasaza. Nakiza dutanya. Ni wowe nkumbura mbona. Ujya umara wangasesa. Surumbeza. Nyamubara mahasaza. Nakiza dutanya. Wamayizina, baby, ntagaritazi. Mon cœur, je t'adore. Ni wowe nkumbura ngasara. Sorry about that. It's okay. turimo turumva Kenny Edwin mu ndirimbo ye izina ndetse na Hidaya Morgan. When I keep your love, I feel so fine. You give me peace of mind. Utuma numva mera neza. Turi kumwe biratubera. Ya ikaze nanone mu kiganiro Live Life Freestyle Show, naho tuba tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye. Turi mu gice cyacu cya nyuma, ndetse ngira ngo ari nabyo tuba tugiye kuganiraho n'ibya nyuma. Tukaba turimo tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Angelo, ikaze nanone. Thanks bro. Ariko urarwaye? As a full man. Amayoga bayareke nagara y'abato kabisa. Rimfuye bro. Twebwe abantu dukuze rero amayoga na y'abato nyine. Ariko abakuze nabikohemo. I'm struggling. Meze neza. Fresh bro. Ubona kumva neza uri mu gikari. Man, mvuye Dubai kano kanya. Mvuye Dubai. Ubwo ninjiye studio. Tuzaniye iki Dubai? Bazaniye amakuru mashya. Amakuru mashasha. Hari ibyo ubonye mu gikari? Okay. So, ibyo tuba tuvuga nibyo biba bihari. Nabivuze twa turimo twumva indirimbo izina ya Kenny, kadushyiremo nanone kawaii background. Ni ibintu byiza cyane. So, turimo dusoza, reka nibaze namwe mbabaze, uyu munsi wa none umuhanzi nyarwanda ubundi abayeho gute? Angelo, reka nguhereho. Nimba uyu munsi platform dufite mu Rwanda, uburyo zihemba amafaranga n'uburyo zirimo kwinjiza bitarimo gutunga umuhanzi, umuntu wahisemo umuziki nka kariyeri arimo arabaho gute? Ntuzanire byawe nk'umu forex trader. Ariko donc mu Rwanda ukuntu bimeze, ari abahanzi bamwe for now bitunze nyine, ariko harimo n'abandi bidatunze kabisa, kubera ko music industry mu Rwanda duhora tubivuga buri gihe. Niba uhuye n'umuhanzi ugiye ku giti cyiwe, imwicaranye akubwira ko nta bintu bya danje babona. Ikindi n'aba event organizer bafite abantu basa nkaho ari bamwe bakunda gutumira mu bitaramo, ni amasura amwe dukunda kugenda tubona. So ugasanga rero babandi bakiza muri music industry bari kubangamirwa nuko nyine nta ma event ahari, ahantu dustreamingira imiziki nyarwanda ntago hishyura neza. Abenshi bashira kuri YouTube nubwo bamenye n'ama audio mark n'ibindi, ariko ubusanga n'ubundi burning less ugereranyije n'ibyo bagakwiye kuba binjiza. Kandi they invest money kuko nowadays noneho mu Rwanda byarakaze bro, videos zisigaye ziri very expensive, even n'ama audio. Rero urumva nyine hari abantu njya mbona nk'aba Chibo waririmbye na he, you know the song? Uramuzi? Bro, ari investing man, kandi arikora nawe ubwiwe, ariko ntibyagutangaza muri studio ugasanga uramurusha balance. Kuri no mobile mania, kandi man biranabagora, babayeho muri pretending life
first of all babayeho muri life yo gupretendinga kuko iyo uwo mvuri guferinga very shameful kubona igihugu cyose kikuza ariko ugasanga bifite nk'atanu kuri momo cyangwa rimwe na rimwe nta nariho sinzi niba uri kumva ako kantu rero urumva muri rusange abanza mu Rwanda bamwe birabatunze bitunze n'imiryango baturukamo ariko in general abenshi rap kabisa financially they are not doing well. So how they can survive right now? What Now do you think? maybe side hustles. Side hustles. Okay. Ivan, Yeah. what's your thought about that? Okay, so icyambere mvuga njyewe no kugira ngo navuzeho mu kiganiro cyacu twakoze ubushize, right? Ikintu cyo kuvuga ngo wanze umenye intention ikuzanye muri ibi bintu ni intention of it, right? Kuvuga ngo niba uje kuri KFM ariyo ya mbere ikoremo uze bakumenye. Niba uvuga ati I'm doing business, right? So bikore nk'umu businessman, right? So uvuga ngo kano kanya n'abahanzi bange wakicaza kabaza ati se niba ari business uri gukora muri umuziki business plan yawe uri business model wubatse iri heza management team yawe ninde ukora marketing ni umu accountant wowe PR n'indeze nyine kuba ati ntago bari structured as a business niyo mpamvu nafanga batayabona reka but uzaba nk'abatipe muri US, right? Abenshi usanga bakorera mu record labels nka za Sony, Universal, sibyo izindi ngizo but zida record labels bro structuring buri muhanzi as a businessman ku buryo bamucuruza nka business nka product, sibyo usanga bafite tipo muri PR, bafite marketing, bafite account uko business be structured byose uzi baba bifite man, so rero no mu Rwanda nicyo tubura turabura kugira iyo business mindset mu bintu dukora. Byatangiye kuza neza bakora za guma sibyo byari byiza cyane ko zari show abahanzi baza bakabona amafaranga n'abantu bakishyura byumva ibintu bakora muri arena it's very good, sibyo ariko ntago turabona abantu bafite business acumen to leverage the platform government yaduhaye, sibyo. Ikindi bamenyere no gukoresha mani ama social platforms yishyura neza imiziki kubera ko nko mu Rwanda rwose before aba artist benshi ba uploadingaga kuri YouTube gusa even aba user ni bya bintu twavugaga by'aba consumer abenshi bigiraga kuri YouTube ntago bari bazi audio zije vuba kabisa kandi eka ngurugye nkura mpete olimo waririmbye iriya ndirimbo ngira ngo ese byibuze waba ubizi yaba ari nko mu kindi gihugu barabaye streamed man kubera ko yabaye trend yabaye hit yarakunzwe kabisa ariko platforms zo mu Rwanda dukoresha kuvuga turabura icyo kintu cyo kuvuga ngo ibintu tubikore nka business as a business kandi rero nyine ugiye gukora music as a business uba ugomba kuba ufite corners zose zishobora kugusapotinga mu kwaninga amafaranga bitihise patience zaba nkeya ba living. So like turabura abantu bazamo nyine ngo bakabi professional bakajya umwuga tukabikora as a business structuring as businesses tukakora business models our platforms nimba tukiye kuri Spotify, sibyo tukatuma hari aba users, sibyo uvu mu Kinyarwanda bamenya ko turiho karuka shobora usanga n'aba diaspora benshi batazi ko Abanyarwanda bari kuri Spotify hari n'ababizi ari bakeya, sibyo bato ba diaspora nibo bantu ukoresha Spotify cyane, sibyo tugomba kuba dufite uburyo tubamamazaho, sibyo tugakoreza promotion bakamenya ko turi kuri Spotify bakumva imiziki yacu no mu Rwanda nimba hari Abanyarwanda bakoresha izo Audiomack n'izindi, sibyo bakumva yuko like ashaka gufata subscription ya Audiomack I think it's $2 per month, right? $2 ariko Spotify irahenze Spotify biragera muri $7. But even $7 kundi ruhande ntabwo ari menshi, okay ni menshi but sina menshi cyane birenze bitewe n'uburyo like twakozemo unuza promotion yacu, sibyo niba tuvuze nk'urugero indirimbo z'Abanyarwanda zigiye kuri Spotify, right? Niba tuvuze ngo ntabwo Abanyarwanda bazongera kuzibona, sibyo kuri YouTube for free the option hari either urumva kuri radio, sibyo cyangwa irebe kuri TV cyangwa ujya kuri Spotify kugira ngo uyibone, sibyo izo option zibaye eshatu bro I tell the truth hashura ukwezi kwa mbere ntabwo hashira 6 bataratangira kugura kuri Spotify cyangwa kugura subscription they would. Ikindi wenda mu rwego kugira ngo
artist bo mu Rwanda basurviving natwe tuyafashemo aba listeners, the audience, you know, the audience bagende ba streaming imiziki yabo ku ma social platform ari worth it. Ko kugenda ugakora indirimbo y'umuhanzi kuri YouTube cyakaba ari streaming irabiri fucked up because YouTube ntabwo ihemba imiziki 3 minutes is nothing kandi bareba watch time. Ariko nyine natwe mani to update abanyarwanda ubundi bazajijuka ryari bro. Why are we streaming? Abanyarwanda bari streaming music. Abanyarwanda barajijutsa abwo ikibazo ni business ntuza environment kuniteza. Ntabwo bazi gutekereza in business terms. Anjoro sibyo kano kanya nkuhaye Ferrari ku buntu wayanga ngo nuko yibonye ku buntu wayanga. Try me. No. Nanjye ntabwo ndabona indirimbo ya Bruce Melody imeze neza yaciye ibintu kuri YouTube ngo mbure kuyumva. Impamvu ariko nawe mbivuze na gutyo reba nka Bruce Melody twebwe turi abakane bamu streaming kuri Spotify. How? Man, uko mfite kuri YouTube uri kwibonera ubuntu kuri YouTube. Why would I go Spotify? Nyawe yiboneye ubuntu. Why would I do that? Bro. Safa wenda urumva yuko Iva yararimo kubivuga tujya kuri kuryo business korwa. Uvuze ngo umuziki ntabwo urafatwa nka product. Yeah. Music wasohoye weho anje ntabwo turi wifate nka product. Turayifata nk'ikintu tugiye kwenjoyinga like ni nka za free megabytes. Ase mubona naziguze. Ntabwo naziguze, I'm not going to fight to keep it. Iyo umuntu yaguze mega hari igihe kigera ugasanga kanze igihe azi kadre bimare amasaha 3 aravuga ati reka mbe mvuyeho so far ndaza kugaruka after 3 hours. ntabwo barabifata nka product at all kubera ko so turasabwa iki ngo umuziki abahanzi barasabwa iki kugira ngo umuziki bawufate nka product? icyo abahanzi basabwa kugira ngo music bayifate nka product kuri audience cyangwa kuri audience. I think ubwabo barabizi ko ari product ahubwo if the like umuhanzi aramutse atekereza nk'umunya business music yasohoye yumva ko ari product birasaba ngo birasaba iki kugira ngo wowe Angelo ufate indirimbo imwe wasohoye nka product? Ubushize nigeze ndakubwira ngo Hero ya Adele yakoreye miliyoni 5 z'amadolari. Izo ni miliyari zigera mu 8 z'amafaranga y'u Rwanda uyu munsi wa none. Ese billboard zo mu Rwanda ibiki byose birimo biragurisha iki? Mu Rwanda ahantu umuntu agurishiriza umuziki akumva ko ashobora kubaho ni hehe? Niye ufata product like umuziki indirimbo imwe wasohoye nka product kugira ngo igere ku isoko nk'uko umuntu yasohoye inkweto. Ariko ibaze nimba umuntu yakoze icupa rimwe nk'iri ngiyi akarijyana ku isoko ariyumva nkaho yashyize product ku isoko. So ni gute umuhanzi kandi none indirimbo y'umuhanzi yatwaye miliyoni 5 for example, video audio byatwaye miliyoni 5 kugira ngo igere hanze, ariko ugasanga nta nubwo akuyemo na miliyoni 1 cyangwa 2. Nase bro tutaragenda kure sibyo. Angelo nawe uri muri no industry sibyo unda no gusohoka right? No gusohoka. Yeah, sometimes. Yeah, sometimes right? But I used to. I'm now grown. cyane nijoro. Na nijoro yarariyo. But at least niyo utabikunda inshi mu buzima bwawe ugeze gusohoka nijoro jya nko muri club cyangwa mu kabara ahantu hari mu DJ ku performing right? So baraba DJ tubabaje DJ mu ndirimbo z'abanyarwanda ufite ni zinga utakuye kuri YouTube utaboneye ubuntu yakubwira zingahe? Yeah, of course. Ntabwo nta nimwe duhera aho ngaho. Abo ba DJ sibyo zindimbo bajya gucuranga babanze bazishyura right? Namara kuzishyura kubyumva umu DJ zahaye izo ndimbo agaciro. Namakubira agaciro sibyo naza kuzikina nawe kubyumva azakuba kuryo nawe umuziki agiye gukina uha agaciro. By the way iki kiganiro turi kugirana kiri kuganisha ku byo mu minsi ishize leta yabivuzeho yavuze ko ibihangano nyarwanda buri artist wese kugira ngo streaming igihangano cye you have to pay. Definitely bro. Urumva ni so where they are going to pay. Ni nka policy nyine bashizeho supporting aba artist. Kubera ko n'ubundi rabibona aba Gen Z benshi tuzitwarabuze man kandi n'ubundi talent hanze umuntu ufite talent aba ari highly paid
impamvu ari highly paid ni uko nuza business environment hari sibyo imuha agaciro ubwayo Yeah. sibyo uvuga ngo icyambere cyo umuntu uri talented nkongo ntago uzahura nawe ku muhanda sibyo ateze Uber ntago muzahura kubyumva ikindi kugira ngo umubone access kubyumva it costs you something mu buryo bwose yaba mu buryo buri direct kubona gutya face to face it costs you yaba kumubona kuri TV it costs you yaba kumwumva it like any access umugiraho iragukostinga ikintu tu niyo rya $1 rimwe ariko uraryishyura ariko mu Rwanda n'abantu bagenda bagira ama ideas meza yagakwiye kuba ari supportive gusa ntituyashyigikire nk'abanyarwanda man ariko harimo n'ababyinjirizamo nabo nimo nabyita kuba selfish niberekana imivuno nigeze kumva Bruce Melody sinzi umuhanzi yegundi yari kubwira ariko mbwa ati ibyo bintu mucuruza kabisa wapi muze mutugane tubereke maybe they have a multiple choices bashobora gucururizamo imiziki ahubwo abahanzi bo mu Rwanda mbere ko bajya mu miziki niba nihugure nyine in terms of business bagire business mindset bamenye nimba dushaka gufata music nka product ugomba no kuba ufite product ugomba no kuba ufite marketing strategy kandi imeze neza urumva rero apana kuza mu bintu baje guhubuka man Kigali just like that we nimba ufite product kandi product yawe ari song tegura marketing strategy neza man utraumatiza abantu rega birakora uzi ko ushobora no kuba udafite impano ariko abantu bose bakajya bakumva ahantu hose uri ku cyamaso even n'abantu batari talented bari ni ukwihoma I don't know it's a consistency you know bro njye mbibona nk'umuntu nyine nka Fanta murabona ukuntu yaje twese tumumenye buri cyumweru ewana indirimbo nka Veni kabisa umva every day no ikindi nase we wajya kuri homepage yawe buri gihe ufungura YouTube ukabona makakagaba karagutraumatije kabisa ntago wamuca kandi utarakanda ngo arebe ibyo afite inspiration se zajya ziboneka zo gutraumatiza abantu gutraumatiza abantu rega no gukora byinshi consistency gukora byinshi ariko bifite akamaro nanone in terms of business bifite akamaro ariko Fanta nubwo buri gihe hari igihe afata indirimbo na comedy zabaye ugasanga yavanzemo like ari very creative man umwihariko we nyine no ngiye ziranjyana ze zirananko muri amujana renze kabisa so reka mbashimire reka ngushimire Angelo kangushimire ku bw'iki kiganiro turi kuri Live Life Freestyle Show aho tuba tuganira kuri byinshi bitandukanye twavuze ku makuru agiye atandukanye ndetse twagarutse kuri topic y'umunsi ese ni gute abahanzi bagomba kubaho uyu munsi nta economy ihari kuri njyewe wenda uko mbyumva economy ni kimwe ariko nimba abantu barumvishe ko bacururiza kuri internet hari abantu baremye izo platform ibyo bisobanuye ko nawe ushobora kurema ikindi kintu hari umunsi umwe King James like ndabyibuka twaranavuganye kuri telefone ibyo binanye nahoze nshaka kubivugaho kare King James twaravuganye kuri telefone kuri platform yari yazanye narebye ukuntu yubatse hajya bahitaga ngo ikira project ntago niyuka sinyibuka ariko nanjye ndibuka ko ariko nagiye kuri iyo platform ndareba ndavuga iri ntago ngiye nshobora gupremieringa music yanjye kuri platform imeze gutya ifite akavuyo ifite like ivangavanze nyine ariko uyu munsi nimba abantu bakora filime barabizanye abasobanuzi ba filime ndetse n'abaririmbyi abaje mbere n'abahanzi ariko abasobanuzi ba filime baravuze bati reka dustreaming filime dusobanura kuri platform nk'izi ngizi birakora biranarya babona amafaranga that's why abafite aho bakorera Sankara Junior na Badiran ariko man commitment iri no mu gusobanura ntago ari kimwe no mu muziki wari abajure barakorana kandi noneho bose bari too educative ubona batekereza muri terms of business naro kuzikira bori imeze nka Netflix yo mu Rwanda ariko icyo nashaka kubwira 7000 per month kandi agira abakonsuma bahagije icyo nashaka kubwira abahanzi n'abasobanuzi abenshi n'abahanzi iyo collaboration niyo dukeneye kugira ngo twubake isoko rusange rimwe rigendera kuri policy imwe nimba uvuze ati ngiye nasohoye indirimbo shyira trailer yayo kuri YouTube yawe nta kibazo it's coming soon ariko bari bugusange he uye nushake ntuvuge coming soon nushaka kuvuga aho basanga indirimbo yose none se Netflix bigenda gute YouTube channel ya Netflix irakora
ariko ijyaho amatrailer abantu bakayasanga hehe bagasanga full movie kuri Netflix. Dukeneye kubaka ya polisi igufasha mu kwinjiza amafaranga, kuko ntabwo dukeneye kuzabona umuhanzi runaka, ibaze Bruce Melody bavuze ngo yabuze indezo, ibaze Mico the Best bavuze ngo wabuze indezo, ibaze Roskana washatse umugore ugakora ubukwe, Kenny Solo ufite umwana, like abatipe bose bake ni bacaca boy bavuga ngo mwabuze uko murera abana banyu, kandi wakoze video ihagaze miliyoni 5. Ariko se video wakoze yinjije angahe? Haka mwana abahanzi ni n'abakire mwana muri kuzikura man bro like ariyo amafaranga ba investing abayakura n'abakire. So reka nshimire n'abari bakurikiye Live Life Freestyle. Tugiye gusigamo indirimbo ni ya Why ya Kenny. Mbere yuko dusoza reka mbibutse gukora subscribe kuri Live Life Freestyle kugira ngo tuzajye tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ikindi we are planning kugira ngo tuzajye streaming podcast yacu nyine everywhere. Ushaka kugenda no kuri Spotify watwumva. Stay tuned, we have a lot of things to talk about kabisa. Things are going to be dufite n'umushyitsi wabanye natwe muri studio kuva ku isaha ya mbere. Hari icyo ashaka kubivugaho se? Hari ikintu ushaka kubivuga cyangwa araguma mu gikari? That's right. It will be the next. Reka mbashimire, Iva reka ngushimire. Thanks brother. Ciao man, mugire mwese mugoroba mwiza kabisa. Turize madam as always. I will do that as my job. Thank you man. See you. Question follow my lead. We go like Kikong, murinda matego, goes away on my side. Everywhere you ride me in a bing ways. In a way you go like a ding bang. Yeah, you are Gucci, baby, Gucci, good about my love. Everywhere you ride me in a bing ways. In a way you go like a ding bang. Yeah, you are Gucci, baby, Gucci, good about my love. Every time I'm this solo, I taba my love, nagushira mago. The way you need I taba my love, nagushira mago. Oh baby, bounce, queen no buzz, kengu hello.